niyo mpamvu abantu benshi b'abakozi b'Imana bazajya imbere y'Imana bamubwira bati ariko ntabwo uzi ko twakoze. Ntabwo Yesu azababwira ko batakoze, ahubwo azababwira ati simbazi. Mukozi w'Imana, mukozi w'Imana, abakozi b'Imana. Mu Baroma nasomye isomo ryantangaje rivuga ngo iyo umuntu akoze ibihembo iyo bije ntibimuhanira no guherwa ubuntu, ngo ahubwo abyita ubwishyu. Abyita ubwishyu. Muze gusoma Baroma igice cya 4 uhere ku murongo wa 3. Ndatekereza ko iryo somo ariho ryanditse, muze kurishakiraho. Iyo ibihembo bije ku muntu wiriwe mu murima, ntabwo mubwira yuko umuhereye ubuntu. None se umuntu yiriwe aguhingira, umuhaye igerero rye, wavuga ngo se kutanshimira jyewe se ngukoreye? Naye yakubwira ati jye nta maboko yanjye naguhaye. Ijuru rero ntabwo ari igihembo cy'abarikoreye, kuko ijuru ntirikorerwa. Ijuru ni ingororano y'abizeye. Abantu bose bafite igihe Imana yabageneye bazavira mu bubata bw'umwanzi. Iyo uri imbata y'ubusambanyi, ukaba uri imbata y'amagambo, ukaba uri imbata y'amahane, ukaba uri imbata y'umururumba, ukaba uri imbata ufite ingeso yakwiziritseho, Imana ikugenera umunsi. Buriya reka nkubwire, nibanigisha mu materaniro, ntabwo ibintu byose bireba abantu baje mu materaniro. Uyu munsi nshobora kwigisha icyigisho kitakureba, ejo waraje icyawe cyakurebaga. Buri muntu wese agira umunsi Imana izamugenderera mu materaniro. Habayeho umuntu witwaga Hitler, wabayeho nawe yica abantu rw'imbwa n'agashinyaguro, ngo yari umugaba w'ingabo mubi cyane, akaba umutegetsi w'igitugu, akaba umusirikare ariko akica abasirikare bagenzi be. Ngiyo yashakaga kugorora umurongo yawugorozaga isasu, ngo yabayeho abantu bamutinya cyane. Urupfu yapfuye surwa abantu. Rero dore igihano yahanishaga abantu babaga bisha amategeko. Umuntu yamuzamuraga ku ngazi, yarangiza akamwicirayo, akamara iminsi itari munsi y'itatu n'ine bamugaburira ibiryo by'agahimano, ku buryo niyo urukirwa kurya utabona uko wishima. Habayeho imbata yitwaga Yosefu. Umunsi umwe inaniranwa na shebuja. Kera abacakara barabaguraga bakabajyana mu isoko. Uyu Yosefu umunsi umwe yananiranywe na shebuja, aramubwira ati ntabwo jyewe nzongera gukorera abantu. Maze shebuja amujyana mu isoko. Igitekerezo kivuga ko Yosefu bamwirije mu isoko, abantu bamugereka, uje kumugereka wese aramubwira ati wipfusha yawe ubusa, gihe narambiwe gukorera abantu. Hagize umuntu urambirwa ububata amazemo imyaka myinshi, nta teraniro na rimwe ryamusiga, buri teraniro ryose ryaba ari amahirwe kuri we yo kwihana. Mwiza biri amahirwe, ariko burya icyo mupfana ni kashi. Niyo mpamvu bantu mufite abakozi mu ngo zanyu, kujya mubabwira amagambo y'ubushizi bw'isoni n'agasuzuguro, mubereka yuko mubafiteho ububasha. Nushaka uriya muntu ahubwo ujye umuhakwaho. Yakuminjirira ugafunga inkweto. None umuntu ufite ubuzima bwawe mu maboko ye, urumva ukwiye kumufata ute? Kwa kunda menidongo ukamwishyuza, aba ari gucaginga, hari igihe agenda kwibye. None abantu bakwiye kubahwa mu ngo zacu. Na kwa kunda abantu baza kugusura, warangiza muri presentation yawe ugatangira kubwira abantu ngo mfite abana 3, dore n'uyu tubana w'umukozi. Uzi ukuntu agira complex, uzi ukuntu aba yumva atishimye kubw'iryo jambo uvuze ryo kumutesha agaciro, kumva ko atandukanye n'urundi rubyaro ufite. Iyo ufite iyo myitwarire, ubuze nta bakozi babaho. Shebuja agahaha inyama, yarangiza akaziteka, akazitogosa, akayishyira mu kanwa, akayikacanga, akabanza akimirira twatuzi kandi nitwo tubamo intungamubiri. Ibyo bikatsi yarangiza akabikubita mu isafuriya, akabikaranga. Bose yajya kubitaho ifurusheti, ati mwana, iyi nyama ko wayitetse ikaba yoroshye, wakoresheje izihe nkwi? Kumbi ari kumugaburira ibikatsi, yashakamo uburyo akagenza ate? Mbabwire ko abakozi ubwo bwenge nabwo babuzi, biba byaturutse ku bwiyemezi bw'umukire. Niba Imana itanze amahirwe, ukaba ufite uburenganzira bwo kugira abantu ufiteho ububasha, uramenye uriya muntu ni imari. Nugira umugisha ukabona kurerera abana, ukabona mu rugo nta kibazo, reka nkubwire, no kumwongeza si icyaha. Shaka kubabwira inkomoko y'amaherena mubona abantu barimbana, ugasanga umuntu yagiye yayanigirije kwambara amaherena
inkomoko ahantu byakomotse ni muri iri somo. Niyo mpamvu abantu b'Imana bose bazi ko baba mu itorero ry'Imana bakurikiye umwana w'intama w'Imana wabahamagaye. Bo ibyo bakora si ugukorera itorero, ibyo bakora si ugukorera idini, ibyo bakora bakorera Imana kuko ari abana mu rugo rwa se. Isaha n'isaha ibibazo byose bafite uwo babishyira nk'umubyeyi wabo. Kwiringira TV, ubutumwa bwiza kuri benshi, gukizwa kwa benshi. Matayo 24 umurongo wa 14. Ese ashimwe. Haleluya, haleluya. Muzamura ikiganza cy'iburyo. Haleluya, haleluya. Biranejeje cyane uyu mugoroba Imana iduhaye andi mahirwe. Umunyarwanda aciye umugani ngo kuramba ni ukuramuka. Uramutse uhawe nk'iyerekwa ukareba ukuntu Imana ahagaze ku bugingo bwawe, Satani abuhiga, aho twagiye tunyura, abenshi mwageze hano mwaje mwateze imodoka, abandi mwaje mwateze amapikipiki, abandi mwaje n'izanyu, ariko burya Yesu niwe wagendaga afashe amaboko y'umushoferi kugira ngo hatabaho impanuka. Ntekereza ko korari abahirwa ni bande baririmbye indirimbo nziza cyane ivuga iby'umuntu wari urwariye ku kidendezi ahamaze imyaka myinshi 38. Ejo icyo cyigisho tuzakigana, kizaba kivuga ngo bugufi bw'urusengero kure y'agakiza. Uyu mugoroba tugiye kurebera hamwe isomo rikomeye. Ntabwo ari ririya riri hariya mureba, kuko hariya haranditse ngo byari ibye. Birangije bimucika aseka, nyuma abishaka arira. Bibiliya ivuga neza amakuru yerekeranye n'uburwayi bw'abantu n'uburyo bwakira. Impamvu twebwe twaje hano ntabwo ari uko turusha abandi gukiranuka. Hateguwe umushinga urambye, Imana iwushoramo amafaranga kugira ngo irokore ubwonko bw'abantu bwari bumaze kuzimira, abantu bamaze korama, abantu bamaze kujya mu biganza bya Satani. Imana itanga igitambo gikomeye cyo gucungura abantu. Muhombeka amaso dusenge tujye mbere. Nyagasani Mana mubyeyi wacu udukunda rwose, izina ryawe nirihimbazwe. Twe turi mu rusengero, hari n'abandi bakurikirana ubu butumwa baticaye hano, hari n'abo ubu butumwa buzageraho nyuma y'uyu mwanya. Buri muntu wese uri kumva ijambo ryawe aya masaha, umwuka wera w'Imana amusobanurire. Twebwe twateye intambwe tuza mu rusengero, hari n'abandi bazabwumva ubu butumwa bicaye mu ngo zabo, ariko ndasaba cyane ngo ari we wese ubereyeho kumva ijwi ry'Imana rivugana nawe, umwuka wera w'Imana amuyobore. Ntihagire n'umwe wabura kumugisha, ahubwo twese dutahana umugisha wawe, tubigusabye mu izina rya Yesu. Hariya murahabona ikintu kinini cyane cyitwa inkuge. Imana yabwiye Nowa amagambo akomeye, iramubwira ngo iherezo ry'abafite umubiri bose rije mu maso yanjye. Baza inkuge mu giti cyitwa goferu, nurangiza uyihomeshe ubushishi imbere n'inyuma. Inkuge bayibaje itagira ishusho, ariko nimwitegereza kuri iriya foto muraza gusanga hari idirishya riri mu ruhande. Ririya dirishya bariciye inyuma, ntabwo bigeze barica bacyubaka bakibaza iriya nkuge, ahubwo Imana yabwiye Nowa ngo nubona inkuge imaze kuzura uzagenda uca umuryango mu rubavu rwayo. Byasobanuraga iki? Kuko Yesu yari we nkuge y'ukuri amahanga yose azahungiramo ubuzima bwabo bw'abantu bari bari ku isi bose. Yesu niwe wagereranyaga iriya nkuge. Iriya nkuge yabaye imvugo shusho. Abantu bahungiye mu nkuge bararokoka, bari abantu 8. N'uyu munsi inkuge yacu duhungiramo ni Yesu. Kandi uko inkuge bayubatse ni itegeko Imana yahaye abantu ngo bubake inkuge, ni naryo tegeko rihari kugira ngo umuntu abashe kurokokera muri Yesu Kristo. Icyambere Imana yabwiye Nowa ngo muzasome Itangiriro igice cya 6 musome n'icya 7, ayo magambo niho muzayasanga.
amafaranga, ayo ngiye gusobanura. Iramubwira ngo iherezo ry'abafite umubiri bose rije mu maso yanjye. Baza inkuge mu giti cyitwa goferu, nurangiza kuyibaza uyihomesha ubushishi imbere n'inyuma. Ntago handitse ngo uyihomeshe ubushishi inyuma n'imbere, haranditse ngo uzayihomeshe ubushishi imbere na hehe n'inyuma. Iri tangazo Imana yari ihaye Nowa, yari imubwiye yuko umutima wose uzakira iby'agakiza ukabana n'Imana ugasenga neza, nyirawo azihana ahereye imbere aherutse inyuma. Rero icyo ndi kuvuga ahangaha ni iki? Imana yabwiye Nowa ngo nayibaze ahere imbere na hehe, ntago yamubwiye ngo nahere inyuma n'imbere. Iyo uhomye inkuge yawe uhereye inyuma ukosora ibintu abantu bagaya. Bavuga ibyo gusiga amarange, inzara n'iminwa, ibyo bintu ukabireka, ati ubundi mfiki wabyihorera. Bavuga ibyo banywa inzoga, ati n'ubundi zamariraga amafaranga, ukazireka. Iyo uhomye inkuge uhereye inyuma ukosora ibintu abantu ubona bagaya, ugasigarana ikibazo imbere. Niyo mpamvu mu mushinga w'Imana wo gukiza umunyabyaha yatanze itegeko ry'uko inkuge bayihoma bahereye imbere bakazaherutsa inyuma. Niyo mpamvu umuntu akwiye kumenya iby'umwuka w'Imana nenga mu mutima. Inyuma ho haza inyuma, nabundi habanza imbere, niho umuntu abanza gukorwaho. Iyo umuntu arwaye ibibembe byo mu mutima, ejo twabyize twize indwara y'ibibembe, ni indwara itaryana ariko yica nabi. Nababwiye uburyo ibibembe byafataga umuntu bikamuvanaho ingingo, byafataga amano bikayakuraho, byafataga intoki bikazikuraho. Twabonye ukuntu ibibembe byazaga bigakuraho amatwi bikayirukankana, umuntu agasigara afite udutoki tw'uduhirivu, ibibembe byaradutwaye. Ku mpamvu ibibembe ntibyaryanaga, umwami w'Abisirayeli yohererejwe n'umwami w'Isiriya, yohereza Namani ngo amukirize umugaragu w'ibibembe. Ariko ikintu gikomeye mwasomye muri Bibiliya ni uko handitse ngo Namani yamaze igihe kirekire ari umugabo w'ingabo z'umwami wa Isiriya. Kuki yamaze imyaka myinshi muri ziriya nshingano arwaye ibibembe? Iyo biza kuba bimurya ntaba yarabikize umunsi byamuriragaho. Uyu munsi impamvu abantu banga kwipimisha, mpamvu abantu banga kwipimisha. Mperutse kugenda mbona umuntu hariya mu gace ko ku Kagugu, igihe nari mparitse gutya ku ruhande, ngiye kubona mbona umukobwa waraye mu kabari, ngiye kubona mbona mpagaze iruhande ngo karibu. Ndangije ndamubwira ntiduka ririhe, harangije arambwira ati nagira ngo ufite gahunda. Ubwo urumva ibyo yari ari kumbaza. Ariko ndangije ngira amatsiko cyane kugira ngo ibi bintu nzabibwirize ariko mbifiteho ubuhamya. Ndamubaza nese ubundi bisaba ngahe kugira ngo umuntu muryamane? Haravuga ati ni wowe uri bumbwire akenewe, ayo wumva ufite, hatariko nahagurukira nko muri 30. Ndangije ikibazo cya kabiri namubajije sinigeze nkatuza, ahubwo namubajije ikindi kibazo. Nahise mubwira nti igira hano nkongorere. Ndamubwira ntubuzima wari uzi ko ari inyanya zikubita hasi zikameneka. Baciye umugani mu Rugande ngo ensibwe bange kwa debere ryonke mangu kubange nensi si mama wo, isi niguha ibere rikurure vuba kuko si nyoko. Ndangije ndabimubwira nti isi niguha ibere, nushaka uzarikurure vuba kuko si nyoko. Ndamubwira nti wari uzi ko ubuzima ufite bumeze nk'inyanya? Nongera kumubaza ikibazo cya kabiri nti waba waragiye kwa muganga ukaba waramenye uko uhagaze mu maraso nta bisimba biyarimo? Cyo namubwiraga sindi bugisobanure, muracyumva. Nari ndi kumubaza niba nta bwandu afite mu maraso ye kandi yikururiye. Yarambwiye ati sinanatungukayo kubera ko nanga ko bampa amatangazo nkarara ntasinziriye. Iri jambo ryanteye ubwoba. Yarambwiye ati niyo bavuze ibyo kwipimisha sinakwibeshya njyayo, kuko iryo joro sinasinzira, reba nsanze naranduye. Reka mbabwire, Satani ni umugome. Abantu arabafata akabica urw'imbwa n'agashinyaguro akabagira ibiporoporo bagahinduka nk'amagini agenda. Ariko murebe urukundo rw'Imana.
rwayiteye gutanga umwana wayo Yesu aje guhiga umunyabyaha, bikaba ngombwa yuko Imana yifata. Nigeze no kubisoma mu gitabo cy'amigisho twigeze kwiga, bavuga ukuntu umuntu ngo yari atwaye ikamyo. Ubwo ndashaka kubabwira icyo byasabye Yesu kugira ngo ubu tube duhumeka, umuntu arya ibiryo bimanuke mu muhogo ntibimunige, noneho umuntu yambara imyenda imukwire ntimanuke, umuntu agire kontorore ntayobe ubwenge. Icyo byasabye Imana nicyo nshaka kubabwira. Ngo umuntu ngo yari atwaye ikamyo, agera ku murongo w'intozi, umutima uramubwira ati izi ntozi urazigonga cyangwa urazibwira zive mu nzira. Azivugiriza amahoni, intozi zanga kuva mu nzira. Umutima uramubwira ngo kugira ngo izi ntozi zive mu nzira, ubwo wazivugirije amahoni ntizumve. Wowe uri umuntu, zo n'intozi ururimi rwawe ntabwo zirwumva. Parika imodoka ugende. Biragusaba kuba nawe wahinduka urutozi, ukajya mu murongo mugenzi wawe wazo, warangiza ukazibwira ati tuve mu nzira, iriya modoka itatugonga. Nibwo zamenya ururimi uvuze, zikava mu nzira zikakubisa ugatambuka. Naho igihe utarahinduka urutozi ntibishobora gukunda. Byahenze Imana, byayisabye ko yihindura umuntu. Yesu aza konka amashereka. Nasomye amagambo yanteye ubwoba, ngo yari yarareranywe na bene Yozefu, bakajya kuvoma bagatindayo kuko bahasangaga inkomati. Ariko igihe babaga batashye, nyina Mariya yaramubazaga ati niko mwana wanjye ko mwatindanye amazi? Umwana ati ntabwo ndi umurezi wa bene data. Abandi bana bose bakoze inkomati, umwana w'umuhungu akigirayo akavuga ati n'ubundi aho murangiriza ndavoma. Hari igihe nyina Mariya ngo yajyaga abaha ibyo kurya. Bene Yozefu igihe Yesu yabaga ahombetse amaso ngo asenge, yamara gukanura, kuko bene Yozefu ngo bari barwaye imyuka mibi, Yesu yagira ngo arakanuye agasanga bene Yozefu barabyanuye babimaze ku isahani, kuko Satani yarwanyaga Yesu waje gucungura umunyabyaha. Nyina Mariya ngo Yesu yigeze yamara iminsi 7 nta kintu na kimwe arya, ariko nyina Mariya yamubaza ati mwana wanjye ko mbona urushaho kunanuka. Nyina umuhungu akabwira nyina ati ntabwo ndi umurezi wa bene data, hari umwana wa none. Nukubwira nyina ati si biriya byana se bincura. Ariko ikintu gitangaje, Yesu ntiyari umurezi wa bene se. Yesu yaraje yonka amashereka, afata kamero k'umugaragu w'umuntu, ariko birivuga ngo kamero k'umugaragu w'imbata, aca bugufi. Ntiyagiraga imyenda yo guhindura, yamesaga nijoro. Ikanzu ye ntiyagiraga uruteranirizo, yari ikanzu y'amayoberane. Abaho muri ubwo buzima, ngo mu gihe cye nta buryo bwo koroshya ingendo bwari buhari, ariko uyu munsi uburyo bwo koroshya ingendo burahari. Ikintu rero byasabye Imana ngo tube turiho ni igitambo gikomeye. Byanayisabye rero gukoresha imvugo shusho. Imana itegeka ko abantu bose bazarokokera mu cyitwa inkuge, kugira ngo mu gihe cya Nowa bazabifate nk'urugero yuko no mu gihe kirangira ry'isi, mu kinyejana Yesu azavukamo, mu kinyagihumbi Yesu azavukamo, yuko nawe ariho abantu bazahungira bakarokokera muri we. Imana ibwira Nowa ngo numara kubaza inkuge uyihomesha ubushishi imbere n'inyuma, kandi nubona inkuge imaze kuzura ce umuryango mu rubavu rw'iyo nkuge. Umuryango waciwe mu rubavu rw'inkuge byagereranyaga ko Yesu namara kurangiza umurimo we hano ku isi, imyaka 31 irangiye, bategetse ko inkuge nimara kuzura bazaca umuryango hehe? Mu rubavu rw'inkuge. Imana irabyemera. Nowa inkuge imaze kuzura, baciye umuryango mu rubavu, idirishya bariciye nyuma buriya nkuge. Muri finisage niho bakase idirishya, ayacu tuyakata tugeze muri rento, imiryango tukayikata tugitangira kubaka. Inkuge bakase umuryango bamaze kuzuza. Byari ikimenyetso kigaza ko Yesu narangiza umurimo we aribwo bazamutera icumu mu rubavu. Nicyo bisobanura burya. Imana iti urwo rubavu rw'inkuge hazinjamo inyamaswa zizira n'izitazira. Inyamaswa zira ngo zavugaga ishyanga ry'abapagani, naho izitazira zikavuga ubwoko bwera bw'Abisirayeli. Rero igitambo cy'Ikaruvari uyu mwanya kigira umuntu wese agifite uburenganzira.
nushaka we waje hano uyu munsi uri umushyitsi, ninshaka mbe maze imyaka 20, twese tunganya uburenganzira, ahangaha turabunganya. Niyo mpamvu uzi uri umushyitsi, ejo akaba ari wowe ufite imikoro uri kwigisha. Iyo wemeye uyu muhamagaro urabatizwa, warangiza kubatizwa nta tegeko rikubuza kubwiriza ubutumwa. Kubwiriza ubutumwa ni umuhamagaro, nawe ugatangira kubwira abantu ibyo Yesu yagukoreye. Ariko ikintu gikomeye, habayeho umuntu witwaga Hitler, wabayeho nawe yica abantu urw'imbwa n'agashinyaguro, ngo yari umugaba w'ingabo mubi cyane, akaba umutegetsi w'igitugu, akaba umusirikare ariko akica abasirikare bagenzi be. Ngiyo yashakaga kugorora umurongo yawugorozaga isasu, ngo yabayeho abantu bamutinya cyane. Urupfu yapfuye si urw'abantu. Rero dore igihano yahanishaga abantu babaga bisha amategeko. Umuntu yamuzamuraga ku ngazi, yarangiza akamwicirayo, akamara iminsi itari munsi y'itatu n'ine bamugabura ibiryo by'agahimano, ku buryo niyo uruki rwakurya utabona uko wishima. Habayeho imbata yitwaga Yosefu. Umunsi umwe inaniranwa na shebuja. Kera abacakara barabaguraga bakabajyana mu isoko. Uyu Yosefu umunsi umwe yananiranwe na shebuja, aramubwira ati ntabwo ngewe nzongera gukorera abantu. Maze shebuja amujyana mu isoko. Igitekerezo kivuga ko Yosefu bamwirije mu isoko, abantu bamugereka, uje kumugereka wese aramubwira ati wipfusha yawe ubusa, gihe narambiwe gukorera abantu. Hagize umuntu urambirwa ububata amazemo imyaka myinshi, nta teraniro na rimwe ryamusiga, buri teraniro ryose ryaba ari amahirwe kuri we yo kwihana. Ni ukumuha ibitekerezo, ni ukumuha ibyo utunze, ni ukumuha ubuzima bwawe, agahinduka umuyobozi wabwo. Nkomezaho naringeze. Iyi nguge rero mureba yarerembye hejuru y'amazi, uriya mukororombya mureba wanditse muri cya gice nababwiye. Uwiteka abwira Nowa ati nanjye nzashyira umukororombya mu gicu, uzabisezerana hagati yanjye n'abantu banjye yuko ntazongera kurimbuza isi umwuzure. Isi itazongera kurimbuzwa umwuzure. Munyemerere, nubwo bigaragara ko umuriro uri kugenda udutenguha, ariko ntabwo ntawusangira n'udakoramo, namwe murabizi. Ubu wakubwira ukuntu Satani aba yarwanye. Satani aba yarwanye icyuya kiba cyamubiranye. Ariko n'ubundi ni nk'uko umupira baba barawusifuye kera. Ubundi umuntu uba adafite ibyiringiro niwe muntu ubaho mu buzima bubishye. Iyo abantu bamaze kumenya password, bakamenya ko uwo twiringira atari mafene, bakamenya yuko uwo twahaye imitima yacu, bakamenya ko ari umugabo utegeka ijuru n'isi, abo bantu babaho nta kintu na kimwe kibakanga. Ntibakangwa n'ubuzima bubi babayemo, ntibakangwa n'ibyo kurya badafite bihagije, ntibakangwa n'ubukode, nta kintu na kimwe kibakanga. Iyo umuntu yamaze kumenya password, abaho mu buzima bwo guhimbaza Imana. Dukomeze. Icyo nari ndi kuvuga rero ni iki. Munyemerere ngera ahantu nshaka kugera. Yego, mugere mu Kuva 21. Tugendane. Aya niyo mategeko, andi mategeko. Aya niyo mategeko uzashyira imbere yabo. Nugura umugorano w'umuheburayo, agukora imyaka 6, kuwa 7 azagenda w'umudendezo atagize icyo yicunguje. Niba yaraje wenyine agende wenyine, niba yarazanye n'umugore we ajyane nawe. Kandi shebuja namushyingira umugore, bakabyarana abahungu cyangwa abakobwa, uwo mugore n'abana bazaba abashebujo, ariko umugurano agende wenyine. Ariko umugurano, murongo wa 5, niyerura ati nkunze databuja n'umugore wanjye n'abana banjye, sinshaka kugenda ngo mbe umudendezo, shebuja amujyane imbere y'Imana, amuhagarike ku rugi cyangwa ku nkomanizo, shebuja amupfumuze ugutwi uruhindu, agumye kumukorera iteka. Aya magambo yanditse muri Bibiliya. Ibyo narindi gusobanura biri ahangaha, ndihuta cyane, munyemerere ngera ahangaha. Aya niyo mategeko uzashyira imbere yabo. Nugura umugurano w'umuheburayo azagukorera imyaka 6, ariko wa 7 azagende aho umudendezo atagize icyo yicunguje. Niba yaraje wenyine agende wenyine, niba yaraje mu bubata ari kumwe n'umugore we azajyane nawe. Kandi shebuja naramuka amushyingiye umugore, bakabyarana abahungu cyangwa abakobwa, uwo mugore n'abana bazaba ba shebuja nguwo,
nyamara uwo mugurano agende wenyine. Ndagira ngo mbabwire impamvu y'ibi bintu byanditse muri Bibiliya. Kera mu gihe cy'Abisirayeli, umuntu wese wakoreshwaga ngo ahinduke umucakara cyangwa se umugaragu cyangwa se umukozi wo mu rugo cyangwa se imbata, yabaga yemerewe gukoreshwa imyaka 6, ku mwaka wa 7 akabohorwa, akarekurwa, akaba umudendezo. Bibiliya ivuga ngo igihe yajyaga mu bubata ari ingaragu ifite 15, akagira imyaka yo gushaka umugore afite 22-23, shebuja yamutegekaga ibi bintu. Yabanzaga kumusomera itegeko Imana yayirandikishije, abantu bose bakarisomerwa kandi bakarimenya rikagera mu bitekerezo byabo. Iri tegeko ryavugaga iki? Iyi mbato yabwirwaga yuko ubwo igeze mu gihe cyo gushaka umugore, agomba kurambagiza umwe mu baja ba shebuja baje gukora akazi. Umuntu yabaga afite uburenganzira bwo kugira abaja 100 iwe mu rugo, akagira n'abagaragu 100 iwe mu rugo babyariraho, bashinzwe kurya no kunywa gusa. Ikintu gitangaje rero, Imana yababwiye ikintu gitangaje. Ibi yari yarabyandikishije, ibabwira ko ari ryo tegeko Abisirayeli bazagenderaho. Irababwira ngo nugura uwo mugurano uzazagukorera imyaka 6, ku wa 7 umurekure. Uwo abantu bose bafite igihe Imana yabageneye bazavira mu bubata bw'umwanzi. Iyo uri imbata y'ubusambanyi, ukaba uri imbata y'amagambo, ukaba uri imbata y'amahane, ukaba uri imbata y'umururumba, ukaba uri imbata ufite ingeso yakwiziritseho, Imana ikugenera umunsi. Buriya reka nkubwire, nibanigisha mu materaniro, ntabwo ibintu byose bireba abantu baje mu materaniro. Uyu munsi nshobora kwigisha icyigisho kitakureba, ejo waraje icyawe cyakurebaga. Buri muntu wese agira umunsi Imana izamugenderera mu materaniro. Rero hari harashyizweho itegeko ry'uko imbata izagira umunsi wa 7, ikagira umwaka wa 7. Iyo wakoraga imyaka 7, 6 warayisonerwa, na 6 wayikoraga mu bucakara, ku wa 7 ukabohorwa. Niyo mpamvu Abisirayeli babaga bemerewe guhinga ibihingwa, bagahinga imyaka. Mu mwaka wa 7 bagahinga, ariko bakabagarisha, ariko ntibazageremo ngo basarure. Imana rero ababwiye ati mu mwaka wa 7 mujye muwutanga, nzajya mba nahaye uburenganzira bantaho nikora n'abatindi n'abatagira ibyo barya ngo baze basarura iwanyu. Warahingaga ukabagarisha, ariko mu gusarura ntugeremo. Ryabaga ari ituro uhaye Imana. Umwaka wa 7 mujye mumenya 7 na 6 kari imibare 2 itandukana. Iyo wavuze 7 ni umubare w'Imana, iyo wavuze 6 ni umubare wa Satani. Nzababwira impamvu iyo mibare yanditse muri Bibiliya. Umuntu ati nancumuraho nzamurere kangahe, undi ati 7, undi ati oya 7 ka 70. Impamvu bavuga 7, impamvu ngo n'Abadivantiste mu munsi wa 7. Hari n'abantu batazi ngo 6 iboneka ite. Undi 6 ni imibare 2 ifatana, ni 4 ndetse na 2. Naho 7 ni 3 ndetse na 4, byose bikabyara 7. Kuki 6 iboneka, kuki 7 iboneka? Se mujya mutekereza impamvu bavuga ngo Abadivantiste mu munsi wa 7? Buri Imana ihagarariye ubutatu bwera. Buri Imana burya ihagarariye umubare 3. Nushaka kumenya imibare ujye umenya ko Imana ihagarariye umubare 3 n'ubutatu bwera. Noneho umuntu ahagarariye umubare 4 kuko ni Imana ya 4. Buri umuntu nawe ni umuremyi, nibo bakora indege. Ubu Abanyamerika, abantu bo mu Bufaransa bageze ku rwego rwo gukora umuntu akagenda, ariko ntagire icyitwa umwuka w'ubugingo utuma amaraso atembera. Hariya muri ya computer ndabifite, ku buryo umuntu muganira mukavugana agaseka akakwikiriza. Ibihugu byinshi habamo n'imanza z'uko abantu bamwe bari kuburana batari ko twari tuzi yuko ku buryo umwana ukenera umuntu ukeneye nk'umukozi ajya ku iposita akamugura, ariko abenshi baba batarigeze bonka amashereka. Ese muzi ikintu kizana ubumuntu mu muntu? Ni uko nk'amashereka. Buri impamvu ugira akayihayiho, ukagira imbabazi, wagera ku muntu ukabona guteye imbabazi, burya nuko wonsa amashereka. Ahubwo ndagira ngo mbereke uburyo buri kintu cyose kibaho, ariko Imana ikakigenera iherezo ryacyo. Ububata abantu bamaragamo imyaka myinshi,
Imana yabageneraga igihe. Niyo mpamvu abategekwaga bose babaga bafite umunsi bazabaturirwa, umuntu wese akabwirwa gusubira iwabo. Reka tuvuge ko wagiye gukora akazi uri umukobwa, undi tuvuge ko yagiye gukora akazi ariko reka mbaze, nta muntu natangaho urugero ndamutse ntamuvangiye. Niba hari umuntu natangaho urugero w'umusore nahagare hano n'umukobwa, niba adafite isoni, murebe ibi bintu. Kera iyo umuntu yabaga ari umukire, yagiraga akorera iwe bashinzwe kurya no kunywa gusa. Reka tuvuge ko yazaga gukora akazi mu rugo kwa shebuja ari ingaragu ariko y'umukobwa, ari umuja, agakora imyaka 6, kuwa 7 itegeko rikavuga ko agomba gusubira iwabo, akazagaruka akasinyana na sebuja irindi sezerano rya 2. Reka tuvuge ko uyu nawe yazaga gukora akazi ari umugaragu, akaza ari ingaragu ifite imyaka nka 18, yagera muri 25 akaba ageze mu gihe cyo gushaka umugore. Ariko niyabaga yemerewe kujya kugira ahandi hantu arambagiza ku gasozi, yacaguraga umwe mu baja ba shebuja, akamubwira shebuja ati rero ndashaka kunshyingira umuja wawe. Undi akamubwira ati simugushyingira ntabanje kugusomera ibyanditswe. Handitswe ko yuko nimugushyingira ukamuterera inda iwanjye ari umuja wanjye nategekaga, umwana uzabyarana nawe mu gihe cyo gusubira iwanyu umwaka wo kubaturwa uzagenda wenyine, umugore n'abana bazaba ari urwunguko rwanjye, ubisinyire. Umvise uko byagendaga? Bikaba ngombwa ko uyu nguyu ashyingirwa umuja ariko yamaze kumenya itegeko icyo rivuga. Reka tuvuge ko mu gihe runaka uyu yabaga wamaze kuba umuryango ariko uyu azi itegeko. Reka tuvuge ko mu kindi gihe uyu mugore yabaga amaze kubyara abana, abakobwa n'abahungu, uru rugo rugatangira kuba rwiza. Reka tuvuge ko uyu nawe nta kintu yabaga afite cy'umuhangayiko, kuko atibazaga inkwi n'amazi. Urugo yabyariragamo rwabaga ari urwa shebuja, shebuja uwo yabaga afite byose, nta kintu na kimwe abura. Ariko imibare yabaga mu mwaka wo kubaturwa, uyu yabaraga imibare akavuga ati ku mwaka wo kubaturwa wa 7 ugeze nzasiga umugore n'abana banjye. Umva hepfo gato ibintu bihanditse kugira ngo soze icyigisho. Umurongo 5, kamere kuwa 4. Kandi shebuja namushyingira umugore bakabyarana abahungu cyangwa abakobwa, uwo mugore n'abana bazaba ba shebujo, ariko mugurano mu gihe cyo kubaturwa agende wenyine. Hepfo gato, ariko uwo mugurano niyerura ati nkunze databuja n'umugore wanjye n'abana banjye, sinshaka kugenda ngo mbe umudendezo, shebuja mujyane imbere y'Imana, muhagarike ku rugi cyangwa ku nkomanizo, shebuja mupfumuze ugutwi uruhindu, agumye kumukorera iteka. Shaka kubabwira inkomoko y'amaherena mubona abantu barimbana, ugasanga umuntu yagiye yanigirije kwambara amaherena. Inkomoko ahantu byakomotse ni muri iri somo. Mu mwaka wa 7 uyu imibare yarayiteraga, akajya kubona akabona umugore warabyibushye afite amatama, yabona urubyaro yabyaranye n'uyu mugore akabona abana be nibiduhagire, akavuga ati ndabaturwa ngo nge uru rugo narusiga njyahe. Ariko we warusiga? Nawe ntiwarusiga. Ahantu utibaza inkwi n'amazi. Reka mvuge ko umuntu wicaye hano, umuntu wese amukuyeho umuruho wo kwirirwa abyuka akubita ibiringiti n'amashuka ajya muri baransize. Wowe ninde wakubuza ibitotsi? Hagize umuntu wirengera ubuzima bwawe akakubwira ngo ujye urya unywe ubereho kubyara no guheka gusa, ari ako kazi ushinzwe, wakareka urwo rugo waruvamo? Uyu rero imibare yamufataga niyo kwibaza uburyo agiye gusiga umugore n'abana. Indi ndahiro ya 2, hari igihe yakundaga umugore n'abana be akabona atabasiga, agahita afata umwanzuro wo kujya gusinya irindi sezerano rya 2 ritandukanye n'irya mbere, kuko irya mbere yarisinye asaba akazi. Irya 2 ryaravugaga ngo ariko mugorano ni yeru ati je nkunze databuja bosi n'umugore wanjye n'abana banjye, sinshaka gusubira iwacu ngo mbe umudendezo. Haranditse ngo shebuja mujyane imbere y'Imana mu rusengero, amuhagarike ku rugi cyangwa ku nkomanizo z'umuryango, narangiza afate umusyi w'uruhindu amutobora ugutwi, amwambika amaherena, agumye kumukorera iteka. Uyu iyo yabaga amaze kwemera yuko atasiga umugore we n'abana,
bahitaga bajya ahitwa mu buturo bwera mu rusengero. Ibi byaberaga mu rusengero, Shekina y'Imana ihari, abatambyi bahari, rubanda rubireba, akarahira yuko agiye kuba imbata by'iteka. Habanzaga kurahira imbata, shyira hano ikiganza ikindi kizamure. Yaravuga ngo nta ndahiro n'imwe zitarahirwaga. Mana data watanze itegeko ry'uko imbata yose izakoreshwa imyaka 6, kuwa 7 ikarekurwa. Naje gukora akazi banshingira umuja mbyara n'abahungu n'abakobwa. Uyu munsi umugore wanjye arabyibushye, abana bafite amata sinabareka. Ndasaba ko ntazongera kugaruka iwe ngiye guhinduka imbata by'iteka, kandi amaraso yanjye ntuzayabaze. Boss yabaga amaze kurahira, yigiragayo na nyiri imbata nayo ikaza, nako boss nawe akaza, gafata no ku gikingi cy'umuryango akazamura ikiganza. Mana data, tegeko watanze nuko tuzakoresha imbata zose imyaka 6, kuwa 7 tukazirekura. None yaje gukora akazi mukingira umuja, abyara n'abahungu n'abakobwa. Uyu munsi umugore wabyibushye, abana bafite amatama, ngo ntashobora kuva iwanjye urugo runezerewemo. Nanjye ngiye gufata uruhindu mutobora ugutwi, mwambika amaherena yanjye, wamubona mu biterane si uwawe, kandi ntuzambaza amaraso ye. Yabaga arangije kurahira, uyu yahitaga afata uruhindu, yarangiza agafata ugutwi kw'imbata agatobora, agakubita iherena, akagenda agafata ugutwi k'umugore we agatobora, agakubita iherena, abana yabyaranye nabo agatobora, agakubita iherena. Iyo boss yumvaga inkuru muri uru rugo yuko umwana yavutse, aho kugira ngo yirukankane agatoki karimo ubunyobwa n'utuzi dushyushye, ndavuga kaboga, we yahitaga yirukankana iherena ati Imana ishimwe nungutse andi maboko. Byarangiraga uyu nguyu ahindutse imbata by'iteka, ubu utazasubira iwabo. Bikaba bibaye itegeko rivuga ko naramuka napfuye azapfira mu bubata. Iyo yabaga yamaze kukugezamo iherena, yarakubwiye tuzisanzure, ubu ntuzongere, noneho ubu wajya unatarabuka, aho utazi ukahagera upfa kuba wambaye iherena. Mujye kwicara. Icyo navugaga ni iki: iyo yabaga yamaze kukwambika iherena, yagukubitagamo icyapa, yamara kugukubitamo icyapa ukagenda ugahinduka imbata by'iteka. Iyo wapfaga wapfiraga mu bubata, wabaga udafite uburenganzira bwo gusubira iwanyu, kuko wagendanaga icyapa. Buriya ziriya nka mureba zo mu Mutara ziba zifite ibyapa, ari amaherena, niyo yazimirira mu nka 100,000 ntiwabura inka yawe, kuko wagenda ureba nimero yayo. Ibi bisobanura iki? Habayeho umuntu witwaga Hitler, wabayeho nawe yica abantu urw'imbwa n'agashinyaguro, ngo yari umugaba w'ingabo mubi cyane, akaba umutegetsi w'igitugu, akaba umusirikare, ariko akica abasirikare bagenzi be. Ngiyo yashakaga kugorora umurongo yawugorozaga isasu. Ngo yabayeho abantu bamutinya cyane, urupfu yapfuye surwa abantu. Rero dore igihano yahanishaga abantu babaga bisha amategeko. Umuntu yamuzamuraga ku ngazi, yarangiza akamwicirayo, akamara iminsi itari munsi y'3 n'ine, bamugabura ibiryo by'agahimano, ku buryo niyo urukirwa kurya utabona uko wishima. Habayeho imbata yitwaga Yosefu. Umunsi umwe inaniranwa na shebuja. Kera abacakara barabaguraga bakabajyana mu isoko. Uyu Yosefu umunsi umwe yananiranwe na shebuja, aramubwira ati ntabwo ngewe nzongera gukorera abantu. Maze shebuja amujyana mu isoko. Igitekerezo kivuga ko Yosefu bamwirije mu isoko, abantu bamugereka, uje kumugereka wese aramubwira ati wipfusha yawe ubusa, gihe narambiwe gukorera abantu. Hagize umuntu urambirwa ububata amazemo imyaka myinshi, nta teraniro na rimwe ryamusiga, buri teraniro ryose ryaba ari amahirwe kuri we yo kwihana. Maze igihe Yosefu yabwiraga wese ngo narambiwe gukorera abantu, nawe urayapfusha ubusa, uje kugereka agahita avuga ati sinatwara utakora. Biza gusoza Yosefu ageze nimugoroba, nta numwe wamuguze. Uwamuguze yaramubwiye ati nagukunze ndakujyana. Batashye batongana, aramubwira ati wayahombye sinzagukorera. Amugejeje mu rugo aramuhamburiye imigozi mubona bari bamuhambirije, aramubwira ati mwana wanjye, nakubonye uri umusore mwiza, ntabwo nakuguriye kugira ngo ugume kuri uyu mugozi ukomeze ube imbata. Niba ufite aho ukomoka mu muryango jyayo, niba utahafite urabatuwe, ube muri urugo, uri umwana wanjye, utitwa umukozi ahubwo witwa umwana mu rugo, nzagushyingire. Yosefu ngo akimara kumva iryo jambo, yahise yumva yubohotse, yuzura umunezero. Aravuga ati ibi bintu nibwo bwa mbere bimbayeho, uwankoresheje bwa mbere amahirwe ntiyayampaye. Ahita asezeranira shebuja, aramubwira ati umva rero, ibyo ntakoreye bosi nzabikora muri urugo, ntitwa umugaragu ahubwo nitwa umwana mu rugo. Niyo mpamvu abantu benshi b'abakozi b'Imana bazajya imbere y'Imana bamubwira bati ariko ntabwo uzi ko twakoze. Ntabwo Yesu azababwira ko batakoze, ahubwo azababwira ati simbazi.
mukozi w'Imana, mukozi w'Imana, abakozi b'Imana. Mu Baroma nasomye isomo ryantangaje rivuga ngo iyo umuntu akoze ibihembo iyo bije ntibimuhanira no guherwa ubuntu, ngo ahubwo abyita ubwishyu, abyita ubwishyu. Muze gusoma Baroma igice cya 4 uhere ku murongo wa 3. Ndatekereza ko iryo somo ariho ryanditse, muze kurishakiraho. Iyo ibihembo bije ku muntu wiriwe mu murima, ntabwo mubwira yuko umuhereye ubuntu. None se umuntu yiriwe aguhingira, umuhaye igerero rye wavuga ngo se kutanshimira jyewe se ngukoreye? Naye yakubwira ati jye se nta maboko yanjye naguhaye. Ijuru rero ntabwo ari igihembo cy'abarikoreye, kuko ijuru ntirikorerwa. Ijuru ni ingororano y'abizeye. Aka kantu mugashyira ahantu kari mu magambo akomeye bumva ugiye kuri uruhimbi. Ijuru ntabwo ari igihembo cy'abakoze, kuko abakoze bose bazabwirwa bati simbazi. Ijuru ni ingororano y'abizeye, full stop, nta kindi. Ijuru ni ingororano y'abizeye Yesu gusa, bakamwiringira nk'umwami n'ukiza imibereho yabo. Niyo mpamvu iyo umuntu yizeye Yesu, muri iki gitabo cyitwa Kugana Yesu haranditse ngo uyu ntabaza amaturo agomba gutanga ingano yayo, kuko amwiyegurira burundu. Abakora nk'umwana mu rugo rwa se, kuko azi neza yuko ibyose azaraga azabiraga we. Ntabwo ari nk'umukozi abakozi bimura bafite mu ngo, buryo icyo mupfana ni amafaranga. Ntawe uherutse se guteka umwana inyamirambo akamugaburira bashebuja umurambo w'umwana wabo akawushyira muri firigo? Ntimwabibonye? Umukozi iyo yakubereye mwiza biramahire, ariko buryo icyo mupfana ni kashi. Niyo mpamvu bantu mufite abakozi mu ngo zanyu, kujya mubabwira amagambo y'ubushizi bw'isoni n'agasuzuguro, mubereka yuko mubafiteho ububasha. Nushaka uriya muntu ahubwo ujye umuhakwaho. Yakuminjirira ugafunga inkweto. None umuntu ufite ubuzima bwawe mu maboko ye, urumva ukwiye kumufata ute? Kwa kundi amena idongo ukamwishyuza, aba ari gucaginga, hari igihe agenda kwibye. None abantu bakwiye kubahwa mu ngo zacu. Na kwa kundi abantu baza kugusura, warangiza muri presentation yawe ugatangira kubwira abantu ngo mfite abana 3, dore n'uyu tubana w'umukozi. Uzi ukuntu agira complex, uzi ukuntu aba yumva atishimye kubw'iryo jambo uvuze ryo kumutesha agaciro, kumva ko atandukanye n'urundi rubyaro ufite. Iyo ufite iyo myitwarire, ubuze nta bakozi babaho. Shebuja agahaha inyama, yarangiza akaziteka akazitogosa akayishyira mu kanwa akayikacanga, akabanza akimirira twatuzi kandi nitwo tubamo intungamubiri. Ibyo bikatsi yarangiza akabikubita mu isafuriya akabikaranga, bose yajya kubitaho ifurusheti. Ati mwana, iyi nyama ko wayitetse ikaba yoroshye wakoresheje izihe nkwi? Kumbi ari kumugaburira ibikatsi, yashakamo uburyo akagenza ate? Mbabwire ko abakozi ubwo bwenge nabwo babuzi, biba byaturutse ku bwiyemezi bw'umukire. Niba Imana itanze amahirwe ukaba ufite uburenganzira bwo kugira abantu ufiteho ububasha, uramenye uriya muntu ni imari. Nugira umugisha ukabona kurerera abana, ukabona mu rugo nta kibazo, reka nkubwire, no kumwongeza si icyaha. Uzi ko Yosefu yabwiye uwamuguze ati jyewe iryo uvuze niryo rikomeye kurenza iryo boss yavugaga. Kuba umbwiye ko mbatuwe ntakiri imbata, ibyo ntakoreye boss nzabikora hano, nitwa umwana ntitwa umukozi. Iri jambo riri mu bohora gusa. Niyo mpamvu abantu b'Imana bose bazi ko baba mu itoro ry'Imana bakurikiye umwana w'intama w'Imana wabahamagaye. Bo ibyo bakora si ugukorera itorero, ibyo bakora si ugukorera idini, ibyo bakora bakorera Imana, kuko ari abana mu rugo rwa se. Isaha n'isaha ibibazo byose bafite uwo babishyira nk'umubyeyi wabo. Niyo twaba turi abakozi, Yesu yaduhindura abana be. Soze icyigisho. Yosefu rero yahindutse umwe mu bantu bagiriwe neza. Izi mbata zabagaho nabi, kuko rimwe na rimwe iyo imbata babaga bamaze kwigezamo iherena, ntabwo yabaga yongeye kwisubiraho. Mbabwire ko iyo ukomeje kubatwa n'icyaha runaka,
uza mu giterane bakigisha ugataha uvuga uti sinamureka. Dufite ingero nyinshi aho twigisha. Burya ababwiriza bagira amakuru atangaje, harimo n'ibyo tutabwiriza. Ariko niba umuntu ashobora kukubwira ati jyewe izi ngurube ureba zarihiriye abana banjye, wigishije ubutumwa buramfasha ariko simfite guhindura ibyo nkora, hakakubwira ati ninzigurisha zororoka vuba, zizana umukamo vuba, zizana amafa, ibintu byose bifite inyungu munsi y'izuba, Satani yabyicayeho abishyiramo, atanga umugisha muri byo. Muri Korowani nasomye ibyo bintu birantangaza, ngo tugiye kubavuma nk'uko twavumye abononnye kwera ku isabato. Nimbona umwanya wo kubisoma muri Korowani nzabibasomera. Ngo tugiye kubavuma nk'uko twavumye abononnye kwera ku isabato. Ngo nibyo koko ku isabato ngo abantu niho babona imigisha myinshi. Kandi koko muzabaza abacuruzi bacuruza muri uyu mujyi, arakubwira ati ku isabato indi minsi yose nareka gukora, ariko ku isabato nkajya gukora. Buriya mugira ngo impamvu ituma abantu batari ku isabato ni iyihe? Ni umunsi w'imigisha, nibwo abantu bajya gushaka imigisha, niko Bibiliya ivuga. Ariko ikibazo ni iki? Ibyo bintu byose Satani aba yabyiziritseho kugira ngo abone uko abata abantu. Nzi abantu barenze umwe nigishije ubutumwa bagakorwa ku mutima, akanyegera akambwira ati jyewe siniteguye guhindura ibyo nkora. Umugabo mbana nawe nubwo atari uw'isezerano, akaba afite undi mugore mbizi neza, jye sinamureka n'igihumbi cye cya buri munsi, ubuzima bwanjye bwajya mu kaga. Nzi abantu benshi bagiye banyegera akanyihera ubuhamya, akavuga ati wigishije mbona umwuka wera w'Imana, ni ngombwa ko mwakira, ariko nta yandi mahitamo mfite. Aka kabari ureba niko ntezeho ubuzima bwose, ndamutse ndetse gupima inzoga ubuzima bwanjye bwajya mu kaga, kubera inyungu z'umugore n'abana umuntu afite mu bubata. Akavuga ati ndemera ntoborwa amatwi, iryo joro rihagarare. Bagombaga kubanza kukurahiza. Ni iki cyaba cyarakubase mu mibereho yawe ku buryo umunsi wo kubaturwa kugeraho ukanga kubivamo ngo ubirekure? Hari abantu bagerwaho agasanga ku isabato arakora. Burya imirimo igomba gukorwa ku isabato yanditse muri Bibiliya. Umurimo ugomba gukorwa ku isabato, hari abantu baba barahawe uburenganzira, bita ku magara y'abantu nk'abaganga nk'iki, ariko umuntu yifiteho uburenganzira. Yanze guhagarika akazi ke ngo ku isabato ajye kuramya Imana. Yarabatijwe mu rusengero, yarangiza, burya hari n'abo turangiza gusenga ku isabato bagahita bajya mu kazi ka nimugoroba. Ibyo bintu byose ntibyemewe. Rekura kandi usenge isengesho risaba Imana kuguhindurira akazi. Aba bose ubona barindaga bapfa bakagezaho babakubitamo amaherena. Uyu mugore witwa Mukaroti yakunze umutungo w'umugabo we, bari barashakiye Sodomu n'i Gomora. Ariko ikintu gitangaje, Uwiteka aravuga ati nimuhunge mugane Sowari. Igihe Loti yahungaga, umugore ngo yateye intambwe iy'inyuma yanga kuza. Hari abantu bazi ngo Mukaroti yagumye Sowari, nako yagumye Sodomu n'i Gomora. Mukaroti agereranya abagenzi batangiye inzira. Mukaroti ntago avuga abapagani, kuko Mukaroti yatangiye inzira, ageze mu cyeragati atereye intambwe indi yanga kuza. Imibare se yamufashe niyi, yaravuze ati ya mazu imwe ko bampaga 100 ubu koko ndarihombye. Undi arakomeza, Loti aragenda agera ku mudugudu w'ubuhungiro Sowari, undi ahera inyuma akaguru kanze kuza. Bibiliya iti nukahinduka inkingi y'umunyu. Ntabwo yigeze agira atya ndabarahiyeta, ntiyakebutse, ahubwo yarebaga hajya. Noneho kandi kanga kuza, umunyuzeho wese akayabaza ese uyu muntu katagenda, uyu muntu katagenda. Mukaroti ahagarariye abantu baba muri iyi nzira bameze nk'ibishushanyo bibajwe. Ukamwibeshyaho ubukristo kandi ntabwo afite, ukamwibeshyaho ubuntu bw'Imana kandi ntabwo agira, ariko umurebye wese agashitura abantu. None nibyo nigishije mu gitondo. Umuntu akaza ati Mutabaro wamba uri ukansengera ko mfite ibibazo byanyugarije, nabona rwaje umwana ntabwo wansengera. Izo mpano si izanjye, genda ubarize mu Bapantekote nibo bagira iyo mpano. Kandi burya
Bibiliya iti umuntu wica amategeko ntiyemere gusengera umuntu ngo amuheshe umugisha, kuko nawe ubwe igihe cyose twikuraho umugisha Imana yashyize mu biganza byacu n'ibyo yatuvuzeho mukabiherereza ku bandi, tayari umenye neza yuko iyo wikuye ibintu ukabitanga, Sawuli yarabikoze, umugisha umuva mu biganza, yapfuye nabi. Sawuli umunsi umwe yafashe intwaro yajyaga yitwaza ayihereza Dawudi mu biganza bye, arangije aramubwira ati akira sha ntwazi iyi ntwaro. Haranditse ngo kuva uwo munsi yakayimuha, ntiyongeye kurwana ngo aneshe. Nubona wikuye igitabo wigura ibihumbi 8 byawe, umuntu akakikwaka, nta n'icyo agiye gusoma, warangiza ntunagitirure cyangwa umubaze ngo igitabo cyanjye kirihe. Uriya ugira ngo yakikwakiye kumukiza? Hari n'abantu baka ibitabo ari Satani biteye kugira ngo babijyane babiroheke, ugiye kubona ubone Bibiliya nk'iyi ngiyi yamenetseho isose y'ubunyobwa. Benshi njya mbabaza nti ibitabo mwaguze biri, ati sinzi iyo cyagiye wa muntu w'Imana we, sinagura ikindi nzagishaka. Ariko ikibazo kiba cyarabayeho, nuko abantu bafata impano bahawe barangiza bakazitanga. Ni gute ushobora kuba waravuzweho ibintu bikomeye, handitse ko abo muzahesha umugisha bazawuhabwa? Igihe cyose bagutoreye inshingano z'ubukuru bw'itorero, nushaka ubukekwaho, buryo uba ufite uburenganzira bwo kwirukana imyuka mibi yahanze ku muntu. Umunsi umwe nari ndi mu materaniro ayobowe n'umupasitoro witwaga Mpyisi Nyakwigendera. Turi mu materaniro, dayimoni yesa umuntu aramudunda. Igihe dayimoni yadundaga umuntu, abantu bose barakangaranye, kandi pasitoro Mpyisi yari ari ku ruhimbi. Ibi byabereye mu iteraniro, simvuga urwo rusengero urwo arirwo. Ariko ikintu cyantangaje, uwo muntu twaramufashe turamubangatana tumujyana mu bwiherero bw'urusengero. Igihe twari dutangiye kumusengera, abantu bose bari bari aho ngaho, abazwiho bose ko bafite inshingano mu rusengero, twaragiye turamusengera, abakuru b'itoro n'abayobozi b'ibihande n'abandi bayobozi. Dayimoni arangije avuga ati mu bantu baza hano wowe ntuzi, mu bantu baza hano nawe ntuzi. Dayimoni arondora abantu duhagararanye. Uwo yabaga amaze kuvuga ibye yaravuze ati wawuje kunyirukana, nta cupa rya kanyanga watumye umukozi nimugoroba ntiriri munsi y'igitanda. Ahita agenda atya uwa mbere. Dayimoni aravuga ati nawe ntuze kunyirukana n'amahane yawe n'umugore wawe. Nawe arangije ahita agenda. Dayimoni ko zarondoye abantu, nkeka ko impamvu ituma abantu batigirira icyizere ni ibyaha biba bitarigeze byihanwa ngo birekwe. Kuko umuntu aramutse yarabyihannye akabireka, yabona imbaraga zicyaha umwanzi zimubwira ati toka Satani, ibyo narabibabariwe. Ariko kuko Satani azi neza yuko tuba tubibitse mu mitima yacu, byagenje bite? Byasoje uwo muntu asigaye uwamupfukamye hamusengera ni umugore wacuruzaga agataro hano mu isoko rya Ziniye, utagiraga n'inshingano mu rusengero. Niwe wacyashye dayimoni ziva mu muntu. Abantu b'ibirokoroko buri wese yagiye abwirwa itangazo rye, agenda atya, agenda atya, agenda atya, agenda atya. Mbitanze nk'urugero kugira ngo wisake, ntago mbitangiye kunegura, ahubwo umugani ugana akariho. Iyo rero umuntu atemeye kubaturwa n'ukuri ngo yiringire Imana, mu gihe kiri imbere imbabazi nizirangira ngo Satani azaka abantu bose ubuhamya. Buriya ngo muhoro wa Yakobo muzabisoma mu ntambara ikomeye, Satani azaka abantu bamye ati niba mwarihariye by'ukuri nimushinga impamvu zo kwihana kwanyu. Ngo nuko abantu babure resistance, babure uko bahagarara. Ahiga yihigemo koko ko yabaye mu itora imyaka 20, uretse guhindura urusengero akaba yaravuye mu bangirikana akaza mu badivantiste, akaba yaravuye mu badiva akajya mu baporo. Ubundi uretse guhindura urusengero n'izina ryarwo, ubundi koko kamere ye yarahindura. Ngo umuntu yisake asange uretse guhindura urusengero gusa, asange kamere ye iracyari yayindi. Niyo mpamvu bidusaba kuko tuje muri buri teraniro ryose ukwiye gusenga nibura Mwuka Wera w'Imana akagira ikintu yagupfumbatisha. Biramahiri iyo utashye hari icyo wabwiwe na Mwuka Wera.
rero izi mbata zose zarindaga zigwa mu bubata, bikaza gusoza nyirazo nta kindi kintu akoze ahubwo yicaye agatengamara agaterera agati mu ryinyo. Ubu Satani hari abantu yamaze gucakira gutya. Abantu bamuteza ikibazo ni umuntu wicara mu materaniro bakigisha akimyoza, hahita avuga turiya muntu ikibazo afite nakimenye. Ushobora gusanga ari uko atari umuyobozi cyangwa utagira korari aperezantamo. Iyo abonye wimyoza ahita avuga ati ibintu byose nari ndimo ndabihagarika, ngiye kureba ishingiro rya kiriya kibazo, ninsanga ari ugushaka gukira umutima, dayimoni aravayo ngende mpihagararire, sinshaka kazancika. Niyo mpamvu abantu bamwe barakanguka mu mutima, ubutumwa bwiza bukabageramo, bagasabwa ibyaha bagomba kwatura, nabo bagomba gusubiza ibyo bibye. Harimo n'abagera ku ngo zabo bagiye kwaturira, akavuga ati ntabwo nshaka kandeba mu mutwe, nta soni. Iryo joro ryahagara agasubira yatatuye, none sinshaka ko yangaya. Ubutumwa turabwiga bukadusaba bamwe kujya ku Gisenyi, abandi bukadusaba kujya ku Kibuye aho tuvuka, abandi bukadusaba kujya i Butare tugiye kwaturira ba mama, tugiye kwaturira ba data, bakuru bacu n'abarumuna bacu, tugiye kwaturira abo twahemukiye, tuvuka hamwe ku ifishi. Ariko ikibazo, iyo uwo muntu ahora kuvuma, aba yicaye mu rugo avuga ati dore aho rigeze, agacira gutya agashyira hano mu irugu ati dore aho rigeze, Imana nimujyana mu ijuru nzamenya ko irya ruswa. Mu bintu Imana idashobora gukora nayo, ntiyakwimura ufite ikibyimba wasize ahantu wanze gukanda. Ibyo bintu se ngawe nawe mbwira, nk'uwo muntu agiye kurega Imana, Imana yakwisobanura ite? Nasomye amagambo avuga ko Imana itazongera kwiteza akaga ukundi, ijyana mu ijuru umuntu udashobora kubayo, igomba kubanza kuduhindurira hano icyiza. Mureke tuyihe imitima yacu, tuyiyegurire burundu, tuyibwire tuvane mu bubata bw'icyaha tumazemo iminsi. Izi mbata imibereho yazo yari mibi, babagaho nabi, barakubitwaga, babahekeshaga amabuye, bagiraga bate, babahambiraga iminyururu. Aba bose mureba babakuruzaga amagare, aba bose mureba izi ni imbata, barakubitaga imbavu bakazimena. Uku niko Satani n'ubundi azica abantu urw'imbwa n'agashinyaguro igihe cyose banze kubaturwa. None ikibazo ni iki? Ko abagore n'abana bose ubona babambikaga iminyururu, ni ukubera iki uyu munsi umwuka wera w'Imana yagira ku muntu akamusaba gutanga ikiguzi cyoroheje, akanga kugitanga? Ko Imana ibwira abantu ngo nibareke, barekura ibigirwamana bapfumbase, bakanga kubirekura. Ubu uyu munsi umuti wawe waravanye Nyamirambo mu bapfumu, kujugunya ukiringira Imana byagutwara iki? Ubu uyu munsi ibintu by'imigenzo n'imiterekera abantu bakigendamo, yarangiza iyo yahagiye hose akabanza kuvuga amagambo. Nahoze mbaza abantu, ni gute umwana we asepfura ugahita upfura katso ugahita umushyira hano? Ubusono bw'ibyo bintu urabuzi? Ibyo byose nibyo bifitanye isano n'imigenzo n'imihango byo guterekera. Umwana agasepfura ugapfura katsi do. Bibaho ntibibaho? Bibaho ntibibaho? Inshuti zanjye, ndashaka gutanga amahirwe muri uyu mugoroba, kandi buri mugoroba nzajya nyatanga. Ninde muntu waje muri iri teraniro umwuka wera w'Imana asabye kuva mu bubata bw'umwanzi? Ubu mazemo imyaka myinshi, ariko isaha yo kuvamo ne uyu munsi. Ushobora kugukinisha aya mahirwe ugahita utoborwa ugutwi ukambikwa iherena. Ubu nivugiye amaherena, mugiye kujya mureba bayanigirije, muvuge muti biriya twarabyize, unanirwe gukurikira icyo naregereranyaga n'ubwo bubata. Bariya abantu ni mubihoro, umuntu ashobora no kuyambara atazi impamvu zayo, ariko uyu munsi ayo twambaye mu mutima niyo mabi. None amahirwe araha. Uyu mwaka uramutse usanze ari wowe kuva mu bintu maze iminsi wigira, wabyemera ukaza Yesu akakubohora? Uramutse usanze mu bitambo usabwa, mu gishoro usabwa, ari uguhaguruka gusa, Imana igaguterera intambwe 99, wowe ukamasha ukavuga uti niringiye Imana gusa, nzabeshwa n'akashongoje ihwa, Imana yirengera ingaruka zibizambaho. Icyo kiguzi wagitanga? Ninde muntu waje hano muri iri teraniro? Yaba umushyitsi, ndamagara cyane abashyitsi, akavuga ati jyewe imyaka maze irahagije, ndumva ashaka kwihanira muri iri teraniro ryanyu, ndashaka ko Imana imbabarira ibyaha byanjye, ndambiwe ububata bw'umwanzi, ndambiwe agato k'abadayimoni, ndashaka no kubatizwa. Umuntu uvuga ati jyewe ndumva umutima umpatira kubatizwa nonaha,
nimunyandike mu bantu muzabatiza. Nyagasani Mana mubyeyi wacu, izina ryawe nirihimbazwe. Niyo aza kuba umwe Yesu yagombaga kwitanga ku bw'uwo, ndagushimira umwana w'umukobwa uhagurutse akaba afashe umwanzuro ukomeye, avuye mu menyo ya ruguru, avuye mu maboko ya Satani. Murambitse biganza mfatanije n'umutambyi umupasitoro wahaye kuyobora iyi ntara, tumuhesheje umugisha ngo ikitavuga Imana cyose ku buzima bwe kimukurwe mu bitugu. Kandi niba tukugireho umugisha, uyu mwana wawe ibimwirukaho n'ibimwirukamo byose ubivaneho. Musabiye umugisha, ndagusaba cyane kugira ngo umuhe, kuko nicyo wadutegetse. Aho avuka, aho akomoka, mu muryango we, mu mibereho ye ya buri munsi abona imbaraga yo kunesha. Muhaye iki gitabo ngo azakige, niyo atagisoma umuntu yamusomera. Mana, aya magambo yanditse muri iki gitabo uyakurikirane. Tunejejwe nuko ijambo ryawe rimurobye, kandi turishimye rwose. Twebwe twarobwe kera, ariko dushobora kuba tumeze nka ba Mukaroti, tureba mu bwami bw'Imana ariko tutagira aho tuva n'aho tujya, tutanyinyuka turi ahantu hamwe. Mana, utere urugendo rwacu gukomeza tugusanga, udukirize mu bwami bwawe. Ndasubitse ariko ndifuza ko twese uduhana umugisha muri uyu mugoroba, mu izina rya Yesu. Mana yumva kandi igasubiza, uhabwe icyubahiro. Tugushimiye cyane yuko waturinganirije ibyiza ngo bijye bitugeraho, tunyurwe nabyo kandi twumvire, dushobeze kumvira. Mana, tugushimiye cyane umukobwa wawe ufashe icyemezo data mwiza gishimishije cyo kuva aho yarari agateye intambwe gusanga data umushigatire mu gituza cyawe, yibere mu biganza byawe, anezezwe nuko yahisemo neza. Ijwi ryongora rimwereka ko yahisemo neza, data akomeze kuryumva mu matwi ye, kandi umwanzi umukangisha atsindwe mu izina rya Yesu. Tumusabiye umugisha data mwiza kugira ngo ujye ukomeza kumwereka mu kwawe ko kose asigaranye, kandi icyemezo afashe cyo kuzabatizwa data ukimukomereze. Tukuragije iteraniro ryose, uwumvise wese data umuhe kumva kandi yumvire. Umugaragu wawe yinginze kugira ngo arebe, asabe wakumva yakenera guhaguruka aho ari, uzi buri wese icyari kiri mu mutima we. Ndagira ngo data mwiza uwaje aha wese agutahane. N'utahagurutse uyu munsi umuhe imbaraga zo kuzahaguruka undi munsi. Twese dukeneye ijuru data, twese dukeneye kuzakubona tukanezerana iteka ryose, uhire kwifuza kwacu. Uyu mugoroba uduhe umugisha twese nk'uko twaje aha ngaha, kandi umugaragu wawe data umukomereze impano wamuhaye, anezezwe no kugukorera kibishoboye. Nugaruka we natwe twese uzadusangiza ikamba ry'ubugingo. Ngaho byose uko ushaka, ku bwa Yesu umukiza wacu. Kwiringira TV, ubutumwa bwiza kuri benshi, gukizwa kwa benshi. Matayo 24:14.